burya hari abantu kuri no si babaho basa nk'abihishe, imvugo zabo ziba zijimije nk'aho ari ya migani ya wa mwana w'Imana. Rimwe na rimwe barya ibyo banga kugira ngo babone ibyo basabwa, bubaka ubucuti n'abatagakwiyenga amakuru aboneke. Ibyiyumvo byabo byabaye ibitambo by'ibigo baba bakorera, ibyishimo byabo babiganisha aho badakunda, ibyo batangaza bimenywa nabo bakorana gusa abo ni abatasi. Ariko ngo gutata ntabwo ari ibya Mossad na CIA yonyine, kuko no mu Rwanda rwa gihanga byakorwaga na mbere yuko abazungu batwicira umuco batuzanira ibyo tutazi. Uretse igicucu Ruganzu bivugwa ko rero witatiraga, ubundi abandi bose boherezaga intasi mu mahanga. Umwe muri abo yari Rugigiri, woherejwe gutata Indorwa ngo ageze yasanga ibyo kurya byabo bya mbere ari amasazi. Uyu ngo bakimubona babanje kumukeka mu Munyarwanda, koko niko kumutega umutego ngo nibabona atari yisaza araba atari uwabo. Rugigiri nawe yaje kwemera kurya isazi, ndetse bikabivugwa ko yaziryaga ari nzima kuruta abanyagihugu. Icyari cyagenderewe kwari ugusoza umugambi wo kugigira icyo gihugu, binarangira azanye amakuru igihugu cyashakaga, maze baravuga batogiye buryasaza azimira ari nzima. Nyuma yo kubasobanura uko yabyitwayemo, uwo mugani ushobora no kuba warawumvisheho ukundi, ariko umutoza wacu nawe ubanza birumusabe kurya isazi ari nzima kugira ngo intego zatujyanye muri Tanzania zigerweho. On est bien. À part l'organisation, c'est à revoir en toute franchise. Parce qu'on vient ici, on nous dit que demain on joue. Tumeze neza, uretse imitegurire wenda yo kongera kurebaho ko twaje batubwira ko tuzakina ejo saa 12. Uyu munsi mu myitozo batubwiye ko tuzakina hano kuwa gatatu saa 7 kuri degere 30 z'ubushyuhe. Hagakwiye kuba hari gahunda yakozwe nk'ukwezi mbere cyangwa icyumweru mbere, atari byo gutegura buri munsi. Premier problème. Mais nous, on va s'adapter. Parce qu'on ne va pas se cacher sur ces problèmes, mais on va jouer, on est prêt pour jouer les matchs. Même à 10 heures, mais moi je parle en général, qu'on lève le niveau. Turiteguye gukina ruhago nubwo byaba saa 4. Gusa njye muri rusange navuga ko bazamura urwego rw'imitegurire muri rino rushanwa, buri umwe akabaza icyo agomba gukora. Kuza mu myitozo uri gutegura umukino ejo, hanyuma bakakubwira ko byahindutse n'amasaha yahindutse, ni ikibazo ariko kuri njye gusa ku bakinnyi nta kibazo, tugomba gukina turiteguye. Ndizera ko batazongera guhindura gahunda uyu mugoroba, bityo ubwo tuzakina kuwa gatatu saa 7 za hano. J'espère qu'on ne changera pas encore le programme ce soir pour qu'on joue mercredi à 13h. Nibyo ko Sekafa nyine imenywa n'abayikina bitewe n'impinduka za buri munsi. Mbere yuko APR FC ikora imyitozo ya mbere, ikipe yamenye amakuru ko yongeye guhindurirwa gahunda y'imikino ya Sekafa Kagame Cup, aho umukino wa BUMAMURU washyizwe kuwa gatatu tariki ya 3 Nzeri, aho kuba kuri uyu wa kabiri nk'uko byari byatangajwe mbere. Uretse umukino ubanza, APR FC izakina umukino wa kabiri na Murandege kuwa 6 tariki ya 6, mu gihe uwa nyuma izawukina kuwa mbere w'icyumweru gitaha, hazabaye tariki ya 8 Nzeri ku isaha 9. Izindi mpinduka zabaye muri iyi mikino ni uko ikibuga cya Azam Complex cyari no kuzakina umukino ubanza kitagikoreshejwe, ahubwo cyasimbujwe icy'ubwatsi busanzwe cya Major General Isamuhyo Stadium. Ikipe ikaba yarayigeze Dar es Salaam, aho icumbikiye muri Royal Village Hotel yabagamo n'umwaka ushize. Abahungu ba Abdulrahim Taleb bariteguye, aho banazindukiye mu myitozo ku kibuga cya KMC kizakinirwaho umukino wa mbere na BUMAMURU yo mu Burundi. Twiteguye neza, urebye abakinnyi bose bahitari batuganije kuri n'urushanwa kivuze na gahunda dufite, urebye turi tayari natwe. N'inshuro ya mbere yo gukina imikino ya Sekafa Kagame Cup, ku bwawe ni izihe ntego ufite cyangwa se urumva bimeze gute muri wowe? Mu by'ukuri ni ubwa mbere koko, ariko intego ntago ari yanjye giti cyanjye, intego tuyifite na rusange muri ekipe. Gahunda dufite no kwitwara neza tugashaka igikombe. Abakunzi ba APR bari i Kigali ni kimwe ababwira nk'abakinnyi n'ubuhe butumwa mwaba? Ubutumwa twaba nuko nubwo batari hano ariko badukurikirana aho bari hose bakadushyigikira, natwe dufite intego yo kuba twabashimisha. Turi muri Sekafa Kagame Cup muri Tanzania, igihugu cy'umuco utangaje, ni igitangaza cy'umutima wa Afurika. Hano hari Kilimanjaro, umusozi muremure kurusha indi kuri uyu mugabane, urambika igishu ku gasongero nk'aho ari ijuru ryegereye isi. Mu butayu bwa Serengeti, inyamaswa zirenga miliyoni zerekeza mu rugendo rw'ubuzima. Ni igitangaza kitagereranywa. Zanzibar ni ikirwa cy'amateka n'ibirungo, aho umuco w'Abaswahili ugaragarira mu mvugo, imbyino hamwe n'ubuvanganzo. Muri kino gihugu kandi uhasanga Ngororero Crater, icyobo cyaturutse ku musozi waturitse, kirimo ubuzima bw'inyamaswa z'amoko menshi nk'aho isi yihariye yihishe mu butaka bwacyo. Igiswahili niyo ntero ya hano, ururimi rw'ubumwe ruvuga ubusabane, ubwubahane n'umuco w'ubufatanye. Gusa twebwe icyatuzanye ni Sekafa Kagame Cup,
mukaba muzayikurikirana ku mbuga zacu zose z'ikipe ku bufatanye na MOWAP igukorera amavuta meza hamwe n'ibyo kunywa bigezweho. Turi kumwe n'Ikaze House igufitiye ibyumba byo gukoreramo cyangwa wakoresha nka depo. Turi kumwe kandi na Hopeline Sports, iduka rya siporo riherereye Sonatube Remera, usangamo ibikoresho byose bijyanye na siporo. Hirya ya Hopeline niho hari Resilience igukorera ibikoresho byiza byo mu nzu utasanga ahandi. Murabizi rero, turi inkoramutima za APR FC, turi inkotanyi, turi intare zo mu gihugu cy'intare kandi ziyobowe n'intare.